inyuma ku rugi rw'irembo haza umuntu witwaga Rukundo. Nitwa Rukundo. Urinde? Ututse hehe? Urashaka iki? Ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byinshi bindemereye. Nturutse mu mudugudu wa Rimbukiro ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo nkizwe umujinya wenda gutera. Noneho ndashaka kumenya yuko wemeye kunkingurira, kuko nabwiwe yuko inzira ijyayo ica muri iri rembo. Ndabishimye yuko wemeye kunkingurira, ariko kuki ugombye kunkurura? Urambajije ngo nkukurure iki? Hafi y'iri rembo hariho igihome gikomeye. Bezebuli ni umutware waryo. Uwo n'abo babana barasa begereye iri rembo kugira ngo bapfe batarinjira. Ninde wakuyoboye iyi nzira? Umubwirizabutumwa niwe wantegetse kuza aha ngo nkomange nk'uko nkoze, kandi ngo uri bumbwire ibyo nkwiriye gukora. Urugi rukinguye rushyizwe imbere yawe, ntawe ubasha kurukinga. None aha ntangiye kureba umumaro uvuye mu bwihare bwanjye. None se n'iki gitumwiza wenyine? Nuko mu baturanyi banjye ari nta n'umwe wamenye ko ari mu kaga nk'uko njyeweho nabimenye. Nta muntu n'umwe wamenye ko uri buze? Umugore wanjye n'abana babanje kubona ngenda barampamagara ngo ngaruke, kandi n'abaturanyi banjye bamwe bagirahageze barampamagara ngo ngaruke, maze nipfuka mu matwi ndaza. Nta muntu wabukurikiye ndakweshe kugaruka? Uwitwa Mudakurwa ku ijambo na Nyamurya nino barankurikiye, maze babonye yuko ntabakundiye, Mudakurwa ku ijambo asubirayo antuka, ariko Nyamurya nino azana nanjye umwanya muto. Iki cyamubujije kugera aha? Urebye Nyamurya nino twarazanye kugeza aho twagereye ku isayo Gahinda Gasase, dusayamo gitumo, maze uwo muturanyi wanjye Nyamurya nino akuka umutima, ntiyakunda gukomeza inzira, ahubwo agana ku ruhande rw'isayo rugana iwabo, arisayura arambwira ati ngusigiye icyo gihugu cyiza, aba ari wowe ukiragwa wenyine, maze tugenda intatane. Akurikira Mudakurwa ku ijambo, njyeweho nza kuri iri rembo. Ni ishyano. Ndamubabaye. Mbega kumva ubwiza bwo mu ijuru urukundo ruke rutaneneza kwihara ngo abone ibirushemaho byaba ari bike. Ibya Nyamurya nino mbivuze uko biri, ariko navuga n'ibyanjye ntibyabiruta. Yasubiye iwe koko, ariko nanjye nayobeye guca mu nzira y'urupfu, kuko nohejwe n'amagambo y'uwitwa bwenge bw'isi. Niba nahuye, nzi yuko atavuze kukugira inama ngo ujye ku nshuti ye mwigisha amategeko, kuruhurwa umutwaro nawe. Bombi ni abarigende gusa. Ndetse wundi iyo nama? Amagambo ye narayumviye kugeza aho ubwoba bwambujije. Nagiye gushaka mwikirisha amategeko, ngeze aho nibwiriye yuko umusozi uherereye n'inzu ye, mbona umusozi ugiye kungwira. Sinabuze guhagarara. Wagize amahirwe. Uwo musozi wishe benshi, kandi uzica n'abandi benshi. Warahiriwe wowe ukarane nawe nawe. Nahiriwe koko, kandi sinzi uko mba narabaye iyaba mubwirizabutumwa tutarongeye guhura ngasange nibwira imibabaro yanjye. Reka nagize Imana ko yongeye kuza rwose, kuko mba narabashije na hato kuza.
none ndaje ngo ndebe uku ikiruta nuko nakishwe n'uwo musozi biruta ko nahagarara nyamvugana n'umwami wanjye kandi ungiriye ubuntu bwinshi ndetse nkunze rwose ko unkinguriye ukanyinjiza. ntitugiye tubuza tumuhoye icyo yakoze ataza naho byaba byinshi bibi ntitubirukana na hato. noneho Mukristo mwiza, reka ngwerekeza akanya gato nkwigisha iby'inzira ukwiye kunyuramo. reba imbere, urareba iriya nzira ifenganye, niyo nzira yawe yaharuwe na ba sogokuruza bera n'abahanuzi ba kera na Kristo ubwe n'intumwa ze. iragororotse ubudakebakeba, niyo nzira yawe. ntaho icyamiye cyangwa ihuriye n'izindi byatuma utahaza ayoba. ihuyemo izindi nyinshi koko, ariko izo zirakebakeba kandi ni ngari. nyamara ubasha gutandukanya inzira mbi utya, kuko inzira yonyine ariyo igororotse ifunganye, izindi zose zirakebakeba. maze ndota Mukristo amubaza kandi yuko abasha kumukuraho umutwaro ahetse kuko yari atarawukurwaho kandi atabashije kuwikuraho na hato. none se ntimubasha kunkuraho uyu mutwaro? ihanganane n'umutwaro wawe ugera ahantu ho gucirizwa, kuko ariho uwo mutwaro uzikura ku mugongo wawe ukaba. niwicuna imbere uragera ku nzu ya musobanuzi ukomandwe ku rugi, ari bukwereka ibyiza byinshi cyane. nuko Mukristo aragenda agera ku nzu ya musobanuzi akomanda ku rugi kenshi. bishira kera ku rugi haza umuntu aramubaza ati, witwa nde? uraturuka hehe? mutware, ndi umugenzi, nabwiwe n'inshuti ya nyiri iyi nzu ngo nze hano mbone umumaro, none ndashaka kuvugana nawe. nanjye nitwa Musobanuzi. urashaka iki? mutware, mvuye mu mudugudu w'irimbukiro ndajya ku musozi Siyoni, kandi umukumirizi wo Kw'irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira yambwiye ngo ningera hano uranyereka ibyiza cyane byo kungendesha neza mu rugendo rwanjye. ngwino umereke ibikugirira umumaro. maze ategeka umugaragu we bukongeza itabaza, abwira Mukristo kumukurikira. binjirana mu nzu ya mbere, ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere. ararukingura, Mukristo abona igishushanyo kimanitse ku nzu. icyo gishushanyo ni icy'umuntu witonda cyane, yari araramye atumbiriye hejuru afite igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye. ibyisa biteye umugongo, ameze nk'uwinginga abantu, kandi ikamba ry'izahabu rimanitse hejuru y'umutwe we. ibi bisobanurwa bite? ubu ni inyamibwa mu babi igihumbi. abasha kuvuga nk'uko ya ntumwa yavuze ngo nubwo mufite ababayobora muri Kristo inzovu, ntimufite baso benshi. indiyo wabyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. bana banjye bato, abo nongera kuramukwa kugeza aho Kristo azarenerwa murima. kandi ubwo umureba araramye atumbiriye hejuru akagira igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza, amategeko y'ukuri akandikwa ku minwa ye, ni ukugira ngo rikwereke yuko umurimo we ari ukumenya ibishwe no kubishurira abanyabyaha. nicyo gituma ureba ahagaze nk'uwinginga abantu.
kandi ubwo ureba ateye umugongo iby'isi, ikamba rikaba rimanitse hejuru y'umutwe we, ni ukugira ngo bikwereke ko adahibya none urukundo akunda umurimo wo gukorera shebuja, bituma atazabura kugororerwa icyubahiro n'ubwiza mu gihe kizaza. Kandi igitumye iki gishushanyo aricyo mbanza kukwereka, ni uko umuntu ari we wenyine wategetswe n'umwana nyir'igihugu ujyamo ngo akuyobore nugera mu binaniranye byo mu nzira. Nicyo gituma ukwiriye kwipa cyane ku cyo nkweretse no kujya ucyibuka cyane, kugira ngo utazakurikira birarira ko babasha kukuyobora neza, ariko inzira yabo ijya mu irembukiro. kandi ndota musobanuzi afashe Mukristo mu ntoki amujyana mu nzu nto irimo abana bato babiri bicaye ku ntebe. Umukuru yitwaga Munyepfa, umuto yitwa Mwihanganye. Munyepfa yasaga n'udaye cyane, ariko Mwihanganye yari asikije umutima hamwe. Munyepfa se araganyira iki? Aradanira ko umurezi wabo bombi ashaka ko bategereza kuzahabwa ibyiza byabo mu itangiriro ry'umwaka utaha, ariko Munyepfa byose arabishaka nonaha. Mwihanganye yemeye gutegereza. Nuko kuri Munyepfa haza umuntu amuzana isaho yuzuye amafaranga ayamusuka imbere. Munyepfa arayatoragura, arayishimira kandi aseka. Mwihanganye hagumaho, kandi ukabona ko Munyepfa harimo kuratira Mwihanganye. Hashize umwanya muto barayamaze, arakena, asigara yambaye ubushwambagara gusa. Ndakwinginze nsobanurira ibyo neza. Abo bahungu ni ibishushanyo. Munyepfa ni igishushanyo cy'ab'isi, Mwihanganye ni icy'ab'igihe kizaza. Nk'uko bibonye, Munyepfa yashatse ibye byose none muri uyu mwaka. Bisobanurwa ngo muri iyi si, uko niko ab'isi bameze, bifuza guhabwa ibyiza byabo byose none, ntibabasha kwihangana ngo bategereze undi mwaka. Uwo ni wo si yindi izaza, ngo bazabone guhabwa ibyiza byabo. Ibyo ndumva ntangiye kubyumva. Kuki se bashyize imbere iby'isi kandi izashira? Bene abo ntibashishikajwe n'ibyazaza, ahubwo bakunda wa mugani ngo ijana riragurwa rirutwa n'imitasi. Bakawurutisha iby'Imana yahamije byose n'ibyiza byo mu gihe kizaza. Ariko babonye uko yamaze ibye vuba cyane, ntagire ikindi asigarana kiretse ubushwambaga, ku iherezo ry'isi uko niko bizaba ku bahwanye nawe bose. Noneho mbonye yuko Mwihanganye ari ufite ubwenge bwiza, ku mpamvu nyinshi. Iya mbere ni uko ategereza ibirushaho kuba byiza. Iya kabiri ni uko azagirana ibye n'ubwiza bwabyo, ubwo wa wundi azaba afite ubushwambagara gusa. Ongeraho n'iri, ubwiza bwo mu gihe kizaza ntibuzasaza, ariko ibya none bishira vuba. Nicyo gituma Munyepfa atagira impamvu nziza yo kuratiriza Mwihanganye yuko yabanje guhabwa ibyiza birutaho, kuko ibibanza bitabura gusimburwa n'ibiheruka, ariko ibiheruka ntibigira ibirisimbura, kuko ari nta kindi kiba kigomba kubikurikira. Uvuze ukuri, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Icyakora nubwo bimeze bityo, ibya none bihereranye cyane no kwifuza kw'imibiri yacu. Nicyo gituma byumvikana vuba, ariko ibizaza ntibigira ihuriro na kamere y'umubiri. Nicyo gituma bigumya kunyurana.